Hello guys, nizere ko mumeze neza abantu mwese mudukurikiye muri mu Rwanda ndetse n'abantu badukurikiye bari mu mahanga, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi dufite ibintu byinshi cyane byo kuza gutindaho, byo kuza kuganiraho. Imihanda yanyereye, ibintu byabaye tambarare. Abantu bose bari kwibaza ngo ese ni iki cyabaye mu mihanda ya Kigali, dore ko ibintu byanyereye. Tumaze iminsi turi kwirukanka mu bintu bya super manager ndetse n'abanyambo mu rukundo rwabo na Baroki. Super manager na MTN bari gutongana, bari kurwana, bari kugira gute. Ariko umunsi hari ikintu kiri gututumba, cyahereye ejo gitutumba. Ikintu cyatandukanyije Kimenyi na Muyango, Kimenyi afite abana babiri b'imanga. Abo ngabo uraza kumenya ngo ese ambana nabande, nimba utarabimenyera ahandi hantu uraza kumenya ngaha kuri ya family. Ikindi turaza kumenya ngo Tesha na Brian bose ibintu byabo birameze bite. Turaza kugaruka kuri Karasira wamaze kwitaba Imana azize imiti irenyeje urugero. Turaza kubigaruka nge ugiye kukugezaho ibyo biganiro byose, ugiye kukugezaho amakuru ku buryo murambuye. Ni Elwine ahangaha kuri We Are Family TV Show. Nizere ko mumeze fresh. Twagarutse, ariko hari ibintu biba bitumvikana, abantu baba bari kugenda bagarukaho gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi, ukuntu ibintu biba bimeze. Rero ntago natwe twabirenze ngwe nka We Are Family, ikigo cyacu kigomba kubirebaho kandi kikabitindaho kandi cyane. Ibintu byabyutse bitutumba bivugwa bya nyuma ko turangije inkuru za super manager na MTN mu birego bigiye bikomeye cyane. Twagarutse ku kirego tuva no ku kirego cya sorry, muraza kwihangana, binsabye umwanya munini cyane kugira ngo mbashe kubona iki kiganiro cyose. Binsabye umwanya munini no kwiyerana, gushaka ukuntu kwiyeranda, kuko ibintu birakomeye ahangaha. Ibintu ntabwo biba byoroshye. DJ Brian na Tesha ejo bundi babyutse mu itangazamakuru barikoroje, imihanda yanyereye, abantu baratukanye, bameze nabi cyane. Abantu bati ni ikibazo afitanye nabo, aho nta kindi, nta rukundo amufitiye. Ariko twe twavuganye ku murongo n'umugore wa mbere wa Kimenyi, bivuga yuko ngo bari barabyaranye abana babiri b'imanga, ariko Muyango akabana na Kimenyi atazi yuko ibyo bintu ariko bimeze. Kuvuga ngo yaje zikagiye kubana n'umusore, birangira abanye n'umupapa wubatse ufite abana babiri. Uwo mupapa, umugore akaba yarabaga hanze, ni mu diaspora, ariko Muyango akaba atarazi ngo ese bimeze bite, ukuri no kuwe. Ngo yakomeje kugendera mu kigara byaro wa mbere akora, n'uko aravuga ati urugo n'urunguru nta bindi, ko biba bigomba kugenda. Rero inyuma iyo ukuri kuje ibintu byose bihita bihagarara. Iyo cyabaye kuri Muyango rero, yibajije icyamubayeho, yibajije ikintu cyabaye, aravuga ati sinzi ngo nanjye ukuntu ngomba kubigenza. Nyuma y'ibyo ngibyo dufite ibintu byinshi cyane tuba abantu bagenda bavuga ku mihanda. Bamwe bavuga ngo bwari ubwambanyi, abandi bati yamwangiye bitewe nuko hari umunyakabari, abandi nyine buri wese inkuru nk'izo aba afite ikintu agenda bitangazaho cyangwa ikintu agenda bivugaho. Urumva abantu bose ku mbuga iyo bashaka kurebwa bagenda buri wese atangaza ibyo yiboneye, ibyo abonye. Niyo mpamvu rero, ariko inkuru ya nyayo ihari nuko Muyango na Kimenyi batakibana, ahubwo bivuga yuko yaba yaratewe indobo na Kimenyi Yves. Bivugwa yuko Kimenyi Yves rero wamuteye indobo bitewe nuko ngo yashatse umugore wo kubaka mu rugo, ntabwo yashatse umugore wo kujya gutandaza mu gasozi. Abakobwa rero bitewe nuko baba barata ubwiza bwabo, yaravuze ati n'ubundi nzagenda ngaruke umugabo wanjye banatuzabicoje nabirenze. Ariko siko byaje kugenda, ahubwo Kimenyi yaje kurangira bigenze gute, yisubiriye ku mugore wa mbere. Ariko uko wenda abantu bavuga ngo byagenze bite, ariko ikigaragara cyo hari ibintu nyine abantu bakora bazi ko bari guhimana cyangwa bazi ko barenze, ariko bikanangira bibagarutse. Gasasira ejo bundi yitabye Imana, bakimurekura. Ibyo ntabwo tubitindaho cyane, isinya nivanga mu bintu bijyanye na politiki n'ibiki n'abantu bapfuye na gereza.
reka sinyabyivangamo cyane. Ikigo cyacu gifite undi muntu ubishinzwe, ariko ngewe ibyo mba nivangamo ni showbiz, nicyo kintu kiba kindeba ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi ruhande. Nizere ko mumeze neza abantu mwese turi gutrendingana mu mihanda ya Kigali, ibintu nizere ko bimaze kuba tambarare. Abantu mwese muri Kigali, ikintu mwabasha kumenya ni kimwe: imihanda yanyereye yanyerereye ku bantu bamwe na bamwe. Aho Brian niba afitanye ikibazo nande baramunigaho baramwica. Cyakoze kabisa umuntu wihandagaza akagirana ikibazo nande na DJ Brian ndetse na Tesha, abashaka urupfu gusa, abashaka ubundi ushaka urupfu asomye nawe aba yarusamye. Okay guys, nizere ko mumeze neza rero, mukomeze dukurikirane tujyane 5 kuri 5.